Shalom, shalom, shalom. Yesu nashimwe cyane. Igitondo cyiza ku buzima bwawe, igitondo cy'umugisha kuri wowe. Kugira mwifurize umunsi mwiza n'abawe. Uyu munsi ukubera umunsi w'ubutsinzi mu buzima bwawe, urusheho kumenya Imana birushijeho. Amen. Rero uyu ni Muhoza Olivier, mugiye kubana muri gahunda y'abaramutse tugezweho buri gitondo hano kuri Muhoza TV. Uyu munsi umwami Imana arashaka ko tuganira ku kintu cyitwa ngo Imana uretse kuguha agakiza hari ikindi kintu kugenera. Amen. Igikugenera protection yayo. Imana ntabwo iguha agakiza ngo nirangize kubwire ngo mukuye mu byaha ngo noneho genda hariya urwane intambara yo kutazasubira mu byaha wenyine. Oya, iragukiza, ihorana nawe. Amen. Yesu ntabwo ari mu ijuru arebera gusa, ari mu ijuru ahanze amaso abana biwe, ari mu ijuru ahanze amaso agenera uburinzi abana be, niko kazi ari gukora. Amen. Reka dusome urwandiko rwa mbere rwa Petero 2:22 handitse ngo kuko mwari nk'intama zizimiye ariko none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu. Uretse ko ari umwungeri w'ubugingo bwacu, mva ikindi akora ngo ari we murinzi wabwo. Amen. Yesu wamuhaye ubugingo bwawe, ntabwo gusa bivuze ngo nakurinda. Yesu adukiza ibyaha ndetse ajya natwambika imbaraga, kuko niwe murengezi wacu, niwe shepherd wacu. Amen. Rero ni ukuvuga ngo iyo tumuhaye ubugingo bwacu, apana yo kudukura mu rupfu, apana yo kuba yaradukijije ibyaha, niyo tuje ubugingo bwacu akomeza kuburinda. Amen. Yesu ari mu ruhande rwa mubisha wawe, ntahazigera ava mwene data, nicyo kintu nakubwira. Reka dusome urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino 1:10 handitse ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo nanone iracyaturokora kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Imana yakurokoye urupfu mu byaha, n'uyu munsi iracyakurokora ndetse izakomeza kukurokora. Ni umufasha wawe, arahari. Amen. Yarakurokoye bya bibazo handi wabonaga bidashoboka, Imana ikakurokora bigashoboka. Handi wabonaga ko utari buke ngo utari bubeho, Imana ikakurokora bigakunda. N'uyu munsi hari ibyo yakurokoye, iguhaye n'isezerano yuko mu minsi izaza hari ibyo izakurokora. Amen. Reka wumve umufasha ufite, ntabwo uri wenyine, ntabwo Yesu yakora ikosa ryo kugusiga wenyine. Amen. Ntabwo yabikora. Ni umwungeri mwiza, rega umwungeri mwiza akunda intama ze kandi aba hafi y'intama ze. Yesu yarabonye aravuga ati noneho nubwo ngiye mu ijuru singomba kumusiga wenyine, ngomba kuza nkatura muri we, noneho nkarwana intambara yo kumurinda, noneho nkarwana intambara yo kumwibutsa ko akwiye kubana n'Imana birushijeho. Amen. Ni Yohana 16:7 handitse ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko ninagenda umufasha atazaza ahari, ariko ningenda nzamuboherereza. Amen. Yesu yadusezeranyije umufasha, turamufite. Amen. Ni ikikwereka ko urugendo rw'agakiza rugora kubita ko rugora, ariko urugendo rw'agakiza ntabwo rugenda wenyine, urugendana n'umwami wawe kandi nagakiri kure. Yesu ntabwo tukivuga ngo I'm going to see Jesus on the mountain, ntabwo tuvuga ngo ngiye kureba Yesu ku musozi. Kujya ku musozi ushobora kugiye ku gihe cyawe kugira wiherere, ariko Imana ituye muri wowe. Yaravuze ngo nzatura muri mwe namwe muzaba muri njye, ngo kandi ndi muri data, data akaba muri njye namwe mukaba muri njye. Bivuga ngo Muhoza ndi muri Kristo, Kristo ari muri data, twese ubwo ngubwo turi kumwe. Amen. Mu buryo bw'umwuka. Rero ntabwo ukwiye kugira ubwoba. Amen. Ahubwo umuntu ufite ikibazo ni umuntu utarakira agakiza. Wowe ngo nta burinzi afite, nawe umurindira ubugingo. Wowe ngo wabayeho kubwe, niyo mpamvu ibigeragezo biza bikamutsinda, niyo mpamvu Satani amwishima hejuru, amuteza agahinda ko kumva yakiyahura, amuteza buri gihe ibibazo bidashira, akumva isara yanze. Nuko yahisemo inzira yo kutakira agakiza. Ariko ndi wowe, niba utarakira Kristo muvandimwe, niba utarakira uyu mwami w'amahoro, uyu mwami udukiza urupfu, yarangiza ubugingo bwacu akaburinda, yarangiza akaba yaraturokoye agakomeza kuturokora kandi akadusezeranya ko azaturokora, yarangiza akatubwira ngo sinzabasiga mwenyine nzabaha umufasha. Uwo mwami ni mwiza. Niba ushaka kumwakira basubira mu magambo, umwami wanjye ciye bugufi, ndagusabye Kristo ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Kuva none sinkingenge, ahubwo ngengwe nawe. Iminsi yose nsigaje yo kubaho ndayiguhaye ngo uyingeneremo ibikwiriye muri gukora. Amen. Imana iguha umugisha cyane, wowe wamwakiriye aguhaye isezerano ngo yarakurokoye, iracyakurokora kandi izakomeza kukurokora. Shalom, shalom. Mwifurije umunsi mwiza, umunsi w'umunezero. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye duhora tubana. Ikiganiro n'iki gisoko ujye uwa mbere kukireba kandi ubutumwa busangiza abandi kugira ngo bakomeze bumve ijambo ry'Imana. Shalom, shalom.